Okay, I'm Mark Koster. Amazina nitwa Mark Koster. Naturutse mu Buholandi. Tumaze hano icyumweru kimwe na famiye yanjye n'abana 3 n'umugore wanjye kugeza ubwo twahakunze. Mu Rwanda ni heza n'abaturage baho ni ahantu heza. Kubera iki mwahisemo gutemberera hano ku Gisenyi? Kuko hari ahandi henshi mu Rwanda mwashoboraga gutemberera kandi hari n'amahoteli Kigali mwari gusura. Kuki mwaje hano? Twashaka gusura aha ku Kivu. Twageze aha ejo nuko twakodesheje imodoka, twashaka kubona amazi. Turi hano, aya mazi ashyushye ni ahantu heza kabisa, kandi twashakaga gusura n'ahantu hafite amazi abira. Twumvisha aya mazi ari meza kandi afite ubushyuhe, arashyushye ku bushyuhe bwa degere 95. Aya mazi ashyushye kuki mwahisemo kuza kuyareba? Ni amazi meza, ni umwimerere. Twashaka kwicaramo ariko arashyushye cyane, mu kanya turi bwicaremo. Aya mazi mwayabonye gute? Ni amazi y'umwimerere, ni amazi meza, ni amazi meza cyane, ndetse n'ibishoboka natwe turaza kujyamo twiyumvire ubwiza bwayo. Ese mwabonye serivisi zitangirwa hano zimeze gute? Serivisi ni nziza. Dufite umuntu utuyobora, arimo kudufasha kutwereka ahantu hose. Ese mwishyuye ikiguzi cy'amafaranga kugira ngo muze kureba aya mazi? Twishyuye amafaranga 1000 kwinjira buri wese. Murakoze cyane, turabashimiye.